Mureke tubasuhuze tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana abakunzi b'isengesho TV aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda bari mu mujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye enye Burasirazuba n'Iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Ni inkuru nziza ku nsengero ndetse n'amadini. Noneho abantu mwari mumaze iminsi mwibaza ibintu bigiye bitandukanye, si mwebwe gusa, hari n'abandi babyibazagaho, ariko turashimira Imana. Buri Imana ikora mu gihe cyayo. Ni amakuru yabyo tugiye kukugezaho nk'ibisanzwe mu makuru yacu tubagezaho, kandi ikindi mbere ko tubagezaho ayo makuru tubanza gusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe, Imana inakorane natwe. Reka tunabifurize Noheli nziza, tubifurize umwaka mushya muhire wa 2026. Turizera ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Hanyuma rero ni amakuru meza ku nsengero, ku madini ndetse n'amatorero agiye atandukanye mu minsi ishize, ariko reka tubanze dusenge ubundi tubagezeho ayo makuru. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, se w'umwami wacu Yesu, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye ko ugira neza, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, nta wakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Tugushimiye kuri byose byacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma ntabwo dushaka gutinda, ahubwo turagira ngo tubagezeho aya makuru mu by'ukuri meza yavuzwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko na Cardinal Kambanda nawe akagira icyo avuga n'icyo asaba. Mu by'ukuri iyi minsi mikuru igiye kuba iminsi mikuru myiza ku bakristo ndetse n'abizera b'amadini ndetse n'amatorero agiye atandukanye. Murabizi ko amadini n'amatorero bimaze igihe kinini bifunze kubera kutuzuza ibisabwa, ariko abujuje ibisabwa bamwe barafunguriwe, hategerejwe abandi. Mu minsi ishize rero nibwo umukuru w'igihugu yavuze ngo iyaba ari njyewe, mu by'ukuri ntabwo insengero mba narazikinguye, ntabwo ziba zarafunguwe. Umunyamakuru yaramubajije ati insengero zamaze kuzuza ibisabwa kubera iki zidafungurwa? Amubwira ko yaba ari we zitakawe zinafungurwa, ndetse umunyamakuru arongera asubiramo avuga ngo mu by'ukuri aho zifunguye hajyamo abantu benshi bacucitse, ariko nabwo uravuga ati noneho se tuzifunge. Rero ibyo bintu abantu bamwe bagiye babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko mbibutse ko ifungwa ry'insengero, amadini n'amatorero bitigeze bikorwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ahubwo byakozwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Ni muri urwo rwego rero abantu bakomeje kwibaza ibintu bigiye bitandukanye, bavuga ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakomeza kwibaza, ariko mu by'ukuri ntabwo yagiye abivuga mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri zifungwe, kuko iyo abivuga kugira ngo zifungwe nyuma yaho ziba zarafunzwe. Ariko hagiye hasohoka amakuru agiye atandukanye, abantu bakabivugaho ibintu bitandukanye. Icyo nje kubabwira rero nuko mu by'ukuri insengero mureke kumva ibyo abantu bababwira. Insengero zamaze kuzuza ibisabwa nk'uko umuyobozi w'urwego rw'imiyoborere RGB yabisobanuye, yabivuze. Izo nsengero zigiye gufungurwa zongere zikore. Niba uri umukristo ukaba usenga, ukaba ufite urusengero wabarizwagamo, mu by'ukuri ndagira ngo wowe wongere wizere. Kwizera kurarema. Kambanda yamaze gusaba ko insengero zujuje ibisabwa kandi zidafite ikibazo mu by'ukuri zasuzumwa n'inzego za leta zitandukanye, noneho zikaba zafungurirwa. Ibyo ngibyo rero byamaze gusabwa na Cardinal Kambanda, n'ubundi biraza mu mujyo w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwa RGB kugira ngo mu by'ukuri zibe zakongera zigakora zigafungurirwa, kuko bamaze kuvuga ko hari insengero nyinshi zamaze kuzuza ibyagiye bisabwa ndetse babiha n'umurongo. Muri iyi minsi rero mikuru ya Bonane ndetse na Noheli yo yarangiye, ariko turitegura no Bonane ndetse tugakomeza no mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri. Hari insengero nyinshi zigiye gufungurwa. Icyo usabwa wowe ni iki rero?
ni ugufata ibyo bagiye basaba niwo murongo babihaye, niko bavuze, niko bifuje ibyo bagiye basaba. Wowe icyo usabwa ni ukujya ku rubuga rw'Irembo, noneho wajya ku rubuga rw'Irembo ukabyuzuza ukabitanga, wamara kubitanga noneho ugategereza result, ugategereza igisubizo, kandi ni igisubizo cyiza. Mureke kumva ibyo abantu bababwira, kuko abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye ngo ntabwo zizakingurwa, abandi bakavuga ngo nizari zifunguye ngo ahubwo zigiye gufungwa, ariko ntabwo ariko bimeze mu by'ukuri. Ahubwo icyo nakubwira ni uko zigiye gufungurwa nyuma yo kuzuza ibyagiye bisabwa, nk'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagiye rubitegeka runabiteganya. Rero abakunzi b'Isengesho TV twiyemeje kujya tubakurikiranira aya makuru kugira ngo tuyabagezeho, kandi tuyabagerezeho igihe mushobore kumenya niki kiriho, niki kigezweho mu by'ukuri, kugira ngo ibintu bishobore kuba byagenda neza. Rero ibintu bigiye kugenda neza, ntimugire ubwoba. Iyatangije umurimo ni nayo izawusohoza. Leta nayo ni umubyeyi, irabizi ko abantu bakunda gusenga, bakunda kujya mu ikimenyetso. Ni kuri Noheli abantu bari mu misigiti aho yari ikinguye, bamwe bayizihiza, abandi bari muri Noheli, abandi bari ahantu hagiye hatandukanye, hagiye hahurira abantu. Hari igitaramo cya Mbonyi cyabaye, cyari kirimo abakristo, cyari kirimo abantu bizera. Rero ntago insengero zafungwa rwose, abarimo kugenda bibabwira ni ukubeshya, ahubwo ikigiye kuba ni ugufungurwa noneho, kuko hagiye kudohorwa, kuko Kambanda nawe yabisabye, n'abandi banyarwanda benshi bamaze iminsi babisaba, kugira ngo insengero zamaze kuzuza ibintu bisabwa kugira ngo zishobore gufungurirwa bibe byakorwa. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu biri mu murongo mwiza, gusa n'impamvu ngira ngo umukuru w'igihugu yavuze ko ari we yazifunga ni ibizikorerwa. Murabizi ko insengero nyinshi bamwe baba ari amabandi, abandi abari ibisambo, abandi biba abantu ku manywa y'ihangu, abandi bateranya abantu, abandi bagenda bakora ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana mu by'ukuri. Ariko icyo dushimira ni uko nubwo hari abantu babi, ariko hari n'abantu beza bashobora gukora ibintu neza, bashobora gutunganya ibintu neza. Abo ngabo rero rwose nagira ngo mbabwire ngo murahishiwe kandi muhishiwe ibintu byiza bigiye gutungana rwose vuba cyane. Bareke kubabeshya ngo ntizizakingurwa, ngo niziriho ngo zigiye gufungwa. Oya, ntabwo zigiye gufungwa, ahubwo mwebwe icyo musabwa ni ukuba maso mugasenga. Ikindi, abantu bataruzuza ibyagiye bivugwa, turifuza ko mu by'ukuri mwabyuzuza, kugira ngo ubwo abandi bagiye gufungurirwa izi nsengero zamaze gutangazwa na RGB ko zizafungurwa, nawe ushobore kuba mu by'ukuri wafungurirwa urusengero rwawe. Niba uri pasiteri cyangwa niba uri umukristo usengera, wabibwira na pasiteri wawe, kugira ngo mu by'ukuri bishobore kuba byakorwa, ibintu byose bigende neza. Amakuru niyo twagira ngo tubagezeho, tuyabasangize abakunzi bacu, kugira ngo gahunda zose zishobore kugenda neza. Twiyemeje kujya tubagezaho amakuru yose atandukanye 5 kuri 5, kugira ngo muri byose izina ry'Uwiteka rijye rihabwa icyubahiro. Rero turavuze ngo mugubwe neza, kandi mukomeze kugira impera nziza z'umwaka. Imana irwanya ikibarwanya, Imana inaniza ikibananiza, imbaraga zose z'abadayimoni zitsindwe mu izina rya Yesu, imbaraga z'abarozi zitsindwe mu izina rya Yesu. Imana ibe mu ruhande rwanyu, Imana yigaragaze, Imana irinde icyo ari cyo cyose cyashaka kubagirira nabi, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha rero, kandi mukomeze kugubwa neza. Ikindi tutareka kubabwira ni ukubashimira ku buryo mwagiye mubana natwe mukanakorana